So hello guys, what's up my people? This is a long time. Nari maze igihe n'aba video ariko we are back, I'm back. So nagarutse. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira ku bintu mwagiye munyandikira muri comment mumbaza kuzabafashaho. So hari abantu bagiye banyandikira muri comment bansaba kubafasha ku bijyanye no gufungura iriya account ya TikTok International nk'uko twagiye tubibona mu yandi ma video cyangwa se mu zindi video nagiye mbakorera. So guys, ngiye kubereka rero inzira izo arizo zose nkuko mwansabye. Hari abambwiye ngo gufungura account byanze, hari abandi bambwiye ngo gushyiraho video byanze, hari abandi bambajije tise kuyikoresha uri mu Rwanda bwo bikora bite. Nibyo ngiye kubereka rero. Icyo ngusaba nta kindi rero ni ukubanza ukareba niba warakoze subscribe rero kuri no channel kugira ngo ujye ubasha kubona video nk'izi ngizi. So tudatinze rero reka dutangire. Uraza hano muri TikTok yawe, ngiye kubibereka mu magambo yihuse nyine kugira ngo tutaza gutinda. Uraza hano muri TikTok yawe nk'ibisanzwe. Uraza hano muri TikTok yawe nk'ibisanzwe rero. Murabona ko niho ndi, murabona neza cyane ndi muri TikTok yanjye. Uze rero hano muri profile muri kuhabona kandi icyo ngiye kubereka ni umuntu wananiwe kwiyandikisha. Ubu niwe tugiye kubanzanya kugira ngo tugendane muri iyi video. So iyo umaze kugera hano rero muri profile yawe, icyo ukora ni iki: byange bikunde iyo nta account ufite, ibi byose bari kutwereka hano ntago tubibona. Murabona yuko iyi ni account yanjye muri kwibona, ariko iyo ari bwo bwa mbere ugiye gukirika account nta kintu ubona hano. Biba ari ibintu nyine bisanzwe tu. Wowe rero iyo umaze kugera hano, icyo uhita ukurikizaho ni ukureba hano kuri utu tuntu tw'uturongo dutatu hano hejuru, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda rero bakuzanira hano ubu buryo uko ari butatu, ariko twebwe kuko dufitemo iyi account turashaka kubanza gukora iki? Turashaka kubanza gukora icyo twita logout. So kugira ngo ukore logout rero ni ukumanuka hano hasi, ni uguscrolling umanuka hasi kugira ngo ubashe gukora iki? Ubashe gukora logout kugira ngo winjire mu yindi account. Tukanda logout. Ubu ndi gufasha ba bantu bagiye banyandikira bambwira ngo kwiyandikisha byarabananiye, ngo bashyiramo ngo igihugu ngo kigaragara bla 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 ibintu nk'ibyo ngibyo. Uri kuransenyurira urugo bara namba yabikunda. So muri kubibona hano rero. Icyo ngiye gukurikizaho rero, murabona maze gukora iki? Maze gukora logout. Ndongera ngaruka hano muri profile, bivuze ngo ya account nayikuyemo. Ndongera ngaruka hano muri profile, ahubwo nshyizemo indi account ya kabiri. So kugira ngo ibi byose rero byo iyo ufitemo account nyinshi, murabona ko iyi ni account ya kabiri. Kugira ngo ibi byose rero bitagusiteresa, reka twongere tugaruke hano. Tugiye kongera tugaruka hano vuba vuba kugira ngo bidakomeza kudusiteresa. Hanyuma dukanda hano kuri privacy, hanyuma duswitching. None tugiye guswitchinga izi account. Noneho hano murabona account zose mfite, hari izo nagiye mbigishirizaho. Izi zose nizo nagiye mbigishirizaho. Murabizi uburyo mwafungura iyi TikTok International. Izi zose nagiye nzibigishirizaho, niyo mpamvu mubona zisigaye zarabaye nyinshi. So rero hano iyo ushaka kwadinga indi cyangwa se gukora indi account, ukanda hano handitse ngo add account. Muri hangana biradukerereje. So iyo umaze rero kukanda hariya handitse add account, nta kindi ukora. Ndagira ngo ukurikire hano kuko abenshi niho bibacangira. Muri kubona ko hano harimo igihugu cy'u Rwanda. Ndizera ko mwese muri kubibona ko igihugu cy'u Rwanda kirimo. Ninza rero hano handitse Rwanda, hari abambwira ngo ntago ngo biba byanditseho, ariko nkuko turi kubibona Rwanda iriho. Ngiye kuyikandaho, ngiyi nyikanzeho.
iyo umaze kuyikandaho rero bakuzanira ibihugu rero ugomba kumanuka hasi ugasikoringa, ukamanuka ugashakamo United States kuko twebwe niyo tuba dukeneye. So iyo umaze kujyamo rero hano murabona yuko yagiyemo. Nanone hari abantu bahise bambwira ngo ntago yagiyemo, ngo igihugu ngo cy'u Rwanda ngo kiracyarimo. Wowe cya mbere uba ugomba kuverifya, ni ukuverifya yuko United States yamaze kujyamo. Murabona yuko yamaze kugeramo. Ndizera ko ari ibintu biba bigaragara guys. Hari igihe mu ngoro ugasanga umuntu arambwiye ngo ashyiramo igihugu kikanga kujyamo, njye nkabura icyo mufasha pe. Ni ukuri ndagishaka nkakibura kuko ngewe niba nkoze ibintu nk'uku nkabibereka, sinzi impamvu bumbwira ngo wabikoze bikanga. So ni ukuvuga ngo rero iyo urangije nta kindi ukora, nanone uhita ukanda hano handitse use or phone or email. Ndizera ko hano muri kuhabona, nta handi ukanda. Iyo umaze gushyiramo United States ubona ko yagezemo, nta bindi ujyamo, uhita ukanda hano handitse use phone or email, niho ukanda. Ni ukuvuga ngo hano uba ufite uburyo bubiri bwo gukoresha ufungura iyi account. Gusa uburyo ngiye nkubwira bw'ingenzi cyangwa se bwiza kandi bwizewe ni ubwo gukoresha email. Ni uburyo bwo gukoresha email kuko biba biri fresh ku buryo nta kindi kibazo ushobora guhura nabyo. Iyo ukoze ibyo rero nk'uko nabiberetse, uraza ukuzuzamo email yawe. Sindi bubibereke, sindi bufungure indi account, byo twagiye tubibona mu mavideo, usubire inyuma uyarebe ariho. So iyo umaze rero kubikiriya ibi byose biba birangiye. So ngiye noneho gufasha wa muntu ujye ugira ikibazo mu uploadinga video, kugira ngo video itaza kumbana ndende. Ngiye gufasha wa muntu ujye ugira ikibazo mu uploadinga video. Ni ukuvuga ngo impamvu ngarukiye aha ngaha, nugera hariya abantu benshi bagiye bambwira ko bashyiramo igihugu kikanga kujyamo, nibyo nagiraga ngo mbereke neza nanone. Ariko ubu hari abandi bagiye banyandikira bambwira ati twebwe dushyiramo uploadinga videos ntizigire views, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uwo nawe ngiye kumufasha, nawe urebereho. Icyo ukora urasubira inyuma. Murabizi ko ya account yacu twayiswitchinze, turongera tugaruka hano hano handitse switch account. Twongere duswitchinge account yacu kugira ngo ibashe kugarukamo. Murabona ko yo itariho, ariko icyo twebwe turi bukore, turaza hano add account, niturangiza dukore iki? Dukore login. Muri kuyibona hano. Login. So gukora login rero ni ugushyiramo email yawe, bagahita bakohereza aga password hejuru, cyangwa se ukajya kukareba muri email. Murabona ko ngewe bakanyoherereje hejuru. Iyo kabuze hejuru ujya kugashakira muri email 4878. So 48. Uhita ugashyiramo iyo bamaze kukakoherereza. Ni ukuvuga ngo nta yindi login ukora. Iyo bamaze kukakoherereza n'ubundi ugaruka muri ya account yawe. So ngiye kukwereka rero uburyo wa uploadinga video. Murabona ko ngewe amavideo yanjye ararebwa rwose, kagira views nyinshi. Mbibutsa ko uko views ziyongera ni nako aba followers biyongera. Urugero reka duperforming iyi ngiyi turebe, kuko urabona ifite views nyinshi. Ukuvuga ngo niba nshobora gushyiraho video ikaba yagira views 325, ni nako aba followers baba bagomba kwiyongera. Murabona aba followers binjiye kuri iyi video ni 6400 n'aba followers 3. Ni ukuvuga ngo rero wowe umbwira ngo urapostinga ntihajyeho video, ni uko ubutakurikije ibyo mba nakweretse, cyangwa se kubona amakuru ahandi atizewe ukaza ukaba ari ukurikiza. Kandi naraberetse cyane muzajya mwigiraho ibintu by'ubwenge kandi bibafasha. So ngiye kukwereka rero uburyo uzajya uploadinga video yawe igakurikirwa kandi ikagira views. Nibisanzwe rero kwa uploadinga video, aho ba uploadingira video murahazi, ni hano kuri aka plus ko hagati.
iyo umaze kukageramo rero bakuzanira muri galeri yawe cyangwa se mu mavideo ufite, ariko twebwe turashaka guhitamo iyi video niyo dushaka gukoresha. Ikindi kandi buriya guhinduranya content ntabwo ari byiza. Niba wahisemo kujya ukora content ebyiri, barizo ukora. Kubona akantu kose ubonye gashekeje ugahita ugakubitaho ntabwo ari sawa. So murabona ko video yacu tumaze kuyikandaho, igisigaye ni iki rero? Tugiye kuza dukande hano kuri aka kantu ko hejuru, aka ngaka kano muri kukabona, tugakandeho. Iyo umaze kugakandaho rero video isa nk'iyigira inyuma mu kuntu, ukaza ugakanda hano nyine hano kuri iyi video nanone uraza ukayikandaho. Iyo umaze kuyikandaho nanone bakuzanira akantu kameze gutya. Wowe icyo ukora uraza ugafatamo hano ukagasunika, ugasa nk'ukigiza inyuma, ukagaha space ihagije kugira ngo umuntu najya gusoma biriya bintu abisome nta kintu na kimwe asimbutse cyangwa se nta jambo adasomye. Iyo umaze kubirangiza biriya rero nta kindi ukanda next. Iyo umaze kurangiza biriya, iyo ushatse ushyiraho titre ya video yawe kugira ngo umuntu wese uza gusacinga cyangwa se kwandika iyo titre wavuze abashe kubona na video yawe, kuko buriya titre nayo irafasha. Byibuze njye ndareka nandikeho uzamenya ukuri, uzamenya ukuri. Ibyo biba bihagije. Ndangiza nshyireho wenda ka emoji kameze kuriya. Hanyuma iyo ushaka urataginga bitewe n'abantu ushaka gutaginga, kugiraho utu tuntu nyine kugira ngo ujye muri searching nyine abantu bose babashe kuba bagusacinga. So iyo birangije rero biriya nanone ikindi uhita ukurikizaho rero, ushaka washyiraho location. Ushobora kuza ukavuga ati ugasacinga mu Rwanda, wenda video yawe ireberwe, abayireba bose babe ari Abanyarwanda, ariko bitavuze ngo n'abandi bose ntibayireba. So iyo birangije rero nanone uraza ugakanda hano handitse ngo more option. Iyo uhakanze rero uraza ugaselectingamo utu tuntu. Murabona uku tumeze ni sawa, ni sawa rwose, ubu tumeze neza nta kibazo. Twose ugomba kuduselectinga kugira ngo tube tumeze gutya nyine uku tumeze. So ikindi rero uhita ukurikizaho, uraza nanone ugaselectinga n'aka ngaka, nako niko kaba ingenzi. Iyo ukibagiwe ndakeka byose uba wabyishe, niko nabivuga. Ikindi rero uhita ukurikizaho, uraza ugakanda n'aha ngaha dora handitse ngo add playlist. Naberetse uburyo mwa playinga wadingaho playlist yawe, ukayadingaho. Iyo birangije rero uhita ushyiraho video yawe, hano handitse ngo post, ugakandaho, video yawe igatangira kurodinga. Video yawe itangira kurodinga. Iyo ufite data zihuta, murabona ko igeze kuri 79 hafi 80. Urategereza video yawe ikabanza ikajyaho. Nkomeza nkwibutsa, niba uzi kuri mu cyano ukaba utarakora kuri subscribe, nyamuneka warahombye pe, warahombye. Abantu tumaze kurenga hafi 1000 n'abandi barengaho ni benshi, ntago twaje gukora ubusa guys. Nuko rero video yawe iyo imaze kugeraho, kugira ngo uyicekinge cyangwa se uyisuzume, uraza hano ukarefreshinga. Video dushyizeho ni video dushyizeho ni, kandi ukaza ukayifungura ukareba yuko nta tundi tuntu
k'utubazo turiho. Nzabereka, hari video ushyiraho bakakwereka amagambo, nzayabereka nayo, ku buryo iyo video iyo uyishyizeho ukabona ayo magambo ariho idashobora kugira views. Nanone icyo ngicyo nacyo nagitekerejeho, nsanga benshi ari byo bibazo mukunda guhura nabyo. Ngiye nzabibereka mbikoze nshyireho video itari yanjye, mbereka ko itandukanye n'iyi ngiyi nshyizeho. Nzabibereka muri video ikurikira, ako kantu nzabibereka, ndi kugatekerezaho, ndi kugakoraho, nzakabereka. So icyo we ngusaba nta kindi rero ni ugukora subscribe. Babandi rero bagiye bambaza ngo iyo ufunguye international TikTok ese ngo ikora mu Rwanda? Yego, ikora mu Rwanda, ndetse n'abagukurikira ni Abanyarwanda. Icyambere uba ugomba kuzuza ni ibirankozi. Iyo ubikoze neza, video washyizeho nta wundi muntu wayishyizeho, ibyo biba biri clear, nta kabuza uba ugomba kubona views. Nk'ubu urugero, video twayishyizeho ariko niturefreshinga, urabona nta muntu urareba, ariko bitavuze ngo izi zose sinazishyizeho. Buri munsi ugenda ukurikirwa, ntabwo video yose ushyizeho ihita igira views ako kanya, ahubwo buri uko iminsi igenda icaho views ugenda uzigira, biterwa n'uburyo ushyiraho video zawe. So guys, ndabashimiye rero, naho muri video ikurikira mbibutsa ko nzabakorera video. Iyo video mbabwiye nayo nizakurikiraho, kandi ndayibasezeranyije nayo nzayibakorera. Niba uzi kuri mu cyano rero ukaba utarakora subscribe, nyamuneka nahawe wo kugira ibyo utekereza bizima, kuko njyewe akazi ndakabakorera, kandi ibitekerezo byanyu nkabisoma, nkareba ikibazo mwambajije nkagikoraho. Impamvu nkoze iyi video, hari abantu benshi bagiye banyandikira, yaba kumpamagara kuri WhatsApp, bagiye banyandikira bambwira ati rwose dufashe. Ubu nibwo buryo bwa kabiri mbafashijemo. Niba ufite ikindi kibazo rwose ntutinye kucyandika aho ngaho muri comment, ndagusubiza rwose, ndagusubiza. Ntutinye kugishyira muri comment, ndagusubiza, nzagusubiza, nzakivugaho nacyo ngusobanurire ikintu wambajije. N'abanyandikira kuri WhatsApp murabizi ko namwe mbasubiza nta ribi.